Abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwishi, bashyize mu rusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri Ikiganiro ITETERO kuri televiziyo Rwanda. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Buri gitondo mbyuka kare nkahita noza amenyo yanjye. Buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Buri gitondo mbyuka kare nkahita noza amenyo yanjye. Buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwishi, bashyize mu rusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Menya. Abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye kwiga umubare kabiri. Ngo tugiye kwiga umubare kangahe? 2. Mureke nandike umubare kabiri. Noneho mureke nshushanye agakoko mwese muzi. Ese mwambwira aka gakoko ni akahe? Imbata. Ni byiza murabikoze. Mushobora se kubona ikihishe muri iyi mbata? Mushakishe neza, ndabizi murabikora mwabana mwe. Njye nakibonye n'umubare 2. Nibyo, umubare kabiri wihishe muri iyi mbata. Mureke tuwukore nanone. Ngaho nimumbwire, nanone uyu mubare ni kangahe? Ni 2. Nimurebe nanone uko nandika umubare kabiri. Nandika akaziga nkamanura gutya nkahita ntambika hasi. Nandika akaziga nkamanura gutya nkahita ntambika hasi. Nandika akaziga nkamanura gutya nkahita ntambika hasi. Noneho reka tubarane za mbata. Ngaho mumfashe. Imbata imwe. Imbata ebyiri. Nibyo koko, ni imbata ebyiri.
noneho mureke turebe uko imbata yoga. Nibyo koko, imbata ni agasimba gakunda koga. Muri kubona ukuntu koga? Ese nuwe mubare twabonye wari wishe muri imbata? Ni kabiri. Ngo ni kangahe? Ni kabiri. Nibyo koko, umubare wacu uyu munsi wari umubare kabiri. Mwabonye ukuntu wari wishe muri ino mbata. Iyindi mibare tuzayiga ubutaha. Murabeho. Menya, 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 menya. Abana, mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? Gatatu. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyubu. ubwo bari bashyizemo iki? rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Hari mu gitondo, hari hakonje, hari akabeho. Akazuba nibwo kari karimo kurasa. Manzi na mama we bari bahagaze ku cyapa bategereje imodoka. Mama, ndashaka gusubira mu rugo. Dusubire mu rugo, ndashaka gukina n'abandi bana. Ndashaka gutwara akagare kanjye. Manzi yari amaze igihe gito atangiye mu ishuri ry'inshuke. Agitangira yari abikunze cyane, ariko ubu ntakibishaka. Mama wamurekura akaboko yunama gato ngo amwongorere, ariko amukorakora mu musatsi. Mwana wa, hari ibintu byinshi dukora atari uko tubikunze, ahubwo kubera ko ari ngombwa. Rimwe na rimwe biba bivunanye, rimwe na rimwe biba biruhije, ariko tukabikora. Ndakubwiza ukuri, uyu munsi nujya ku ishuri uzarikunda mpaka. Ku ishuri urabonayo inshuti nziza mukine. Ku ishuri hariyo ibikinisho byinshi. Ose n'igendese mfite ibanga rya nyogokuru ndibukubwire. Amufata ikiganza, atandukanya intoki zose, azigira nk'ikibabi cy'ikibonobono. Nuko amusoma mu kiganza, arangije aragipfumbatiza. Ati, iryo ni ibanga rya nyogokuru. Naribwiwe na nyogokuru, ngo nawe yaribwiwe na nyogokuruza. Umva, iryo banga rya nyogokuru ririmo rirakugendamo, ryirukanka rijya mu mutima. Iri banga rya nyogokuru rizajya riguherekeza ku ishuri. Wijya unezerewe, nutaha no mu rugo ube wishimye. Ibanga rya nyogokuru nupfundura rizigendera, ariko nupfundura ikiganza ukakirambura ugiye gukaraba mu gihe ugiye kurya cyangwa ugiye kuronga imbuto ngo utaziryana umwanda, rizafata burundu. Ibanga rya nyogokuru. Nuko aramusoma. Mwana wa, ndagukunda.
umwana wari wajenze amarira mu maso yihanagura amarira ababwira nyina, mama nanjye ndagukunda. Imodoka yari ije, manzi yinjira mu muryango w'imodoka yihuta kandi aseka. Ageze aho yicara ajya ku kirahure apopera mama we, mama ndagukunda. Asoma muri cya kiganza cy'ibanga rya nyirakuru. Imodoka iragenda. Hejuru aho mu giti hari inyoni yitegerezaga ibyabaga, nuko itangira kuririmba, mama ndagukunda, nanjye ndagukunda, mama ndagukunda, nanjye ndagukunda, ndagukunda, nanjye ndagukunda. Ngiryo ibanga rya nyogokuru. Abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? Rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tugakina. Iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tunezerewe. Iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tugakina. Iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tunezerewe. Vakansi zanjye zagenze neza kuko nakinye n'abandi bana, turafatanya mu gukora holiday package baduhaye mu biruhuko, kandi bangira n'inama yo kuzatsinda nkiyongera amanota. Vakansi zagenze neza kubera ko nagiye gusura bagenzi banjye, banaduhaye n'ibibazo byo kuzakora mu biruhuko, mfasha n'ababyeyi banjye. Vakansi zanjye zagenze neza nkurikije n'uko nakurikiranye amasomo neza, bari bamaye n'ibyo gukora nabikoze neza, kandi n'abana duturanye baje kumfasha kugira ngo nzajye amanota meza. Nari nagize 79, nteganya kuzagira 85. Igihembwe gishize nari nagize amanota 88, ndateganya kuzagira 90. Teganya iki gihembwe kugira amanota 88. Ibanga nzakoresha ni iryo kwiga cyane, nshyizeho umwete nkazabona ayo manota. Ibanga abana bakoresha kugira ngo babe aba mbere ni ukwiga ugasubiramo ibyo tica yaguhaye kandi ugakurikirana n'amasomo yawe cyane. Nifurije abana weekend nziza, abana bose muri rusange, nkifuriza na musaza wanjye witwa Risene n'ababyeyi banjye. Nifuriza weekend abana b'iwacu hamwe n'abo twigana n'inshuti zanjye. Ndifuriza abandi bana weekend nziza, natwe tugire weekend nziza, n'abo duturanye bagire weekend nziza, bashimishwe no kureba ikiganiro Itetero. L'école c'est formidable. On arrive à Pierre, on a vivre l'école maternelle. On a chaque
abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? gatatu. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? rwinshi bashyizemo urusenda rwinshi. uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? La 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 la. Iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tugakina. Iyo ndi kumwe n'inshuti zanjye tuba twishimye tugakina 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 tunezerewe. Iyo ndi kumwe n'inshuti. akarongo kaberamye, n'akandi karongo kaberamye, akarongo gatambitse, akarongo gatambitse, akarongo gahagaze, akarongo gahagaze, n'akandi karongo gahagaze. Ni ihembe, 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 ikigega, ni agaseke, n'agaseke, n'amaso, ni irindi jisho, n'irindi jisho, izuru, izuru, umunwa, 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 amaguru, amaboko, n'akandi kaboko, n'akandi kaboko, ni agaseke gafite amaso, umunwa, amaboko n'amaguru, n'amahembe. mwabikoze. Abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? gatatu. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? rwinshi bashyizemo urusenda rwinshi. uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Buri gitondo mbyuka kare nkahita noza amenyo yanjye. Buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de.
abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? gatatu. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Ubongo is a Swahili word and the meaning of it is brain. You use it to find solutions to whatever life throws your way. If you're in a tough situation, don't give up, don't you complain. It's okay, you find a way, just use your brain. To me, Ubongo, just use your Ubongo. Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids. To me, Ubongo, just use your Ubongo. Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids, Ubongo kids. ubuhinzi ibihingwa byiza, ibihingwa byiza, ibihingwa byiza. muzehe Kigo, wakireba mu isura bigezeho ndayibonye muzehe Kigo. yego ngwino Kibena, hari undi wasimbuka ubafashe bihisha muri ubu buryo. murimo murakora iki hano yemwe bakobwa? ngenda gusuye muzehe Kigo. urakoze Kibena, amakuru ki yawe? ni meza. izi mbuto ni nyinshi. uravuga ngo nyinshi? izi ni izasigaye. nari ndimo ntanga imbuto zasigaye muri kano gace kacu. natangaga imbuto, ibisigarizwa nibyo natangaga. niba bimeze gutyo kubera ko utaziha inyamaswa zo mu ishyamba muzehe Kigo? icyo ni igitekerezo cyiza Kibena, ariko sinzi umubare w'izo nyamaswa. none ukeneye kumenya umubare wazo cyangwa ingano y'ibyo zarya? Kibena, wageze ku cyo nshaka, ariko nshaka kumenya umubare wa buri bwoko bwa buri nyamaswa tukawuhuza n'imbuto turaba dufite. ndashaka kwizera ko zose zibonye imbuto. yego, wigeze ubara imbuto zose ufite? nagerageje gushyira ku gishushanyo. ubwo nawe ugomba gukora igishushanyo cyerekana umubare wa buri bwoko bw'inyamaswa buhari, tukamenya ubwoko bw'imbuto tuziha, kuko tumenya ubwoko bw'inyamaswa twakwirinda ko zirwana. yego muzehe Kigo, ndagenda nzibare. amahirwe masa Kibena. murakoze, ndaza kukureba mu kanya. kazovu gato, kazovu gato, kazovu gato, kazovu gato. amakuru kazovu gato, kuko bisanzwe uraha. sinzi uko ubikora ariko uri uwa mbere. hari icyo nshaka gukora ngira ngo umfashe. ni ikintu cy'ingenzi kandi cyihutirwa. urabizi ko mama ari ngo mfashe, ariko umunsi umwe nawe uzamfasha pe. ariko ntacyo, mbwira numve. muzehe Kigo yavuze ngo afite imirongo y'imbuto ashaka guha inyamaswa. icyo ni iki kandi? ni ubuhe bwoko bw'imbuto? imirongongo iki? zimeze nk'ingingo z'ibisheke se? oya rwose, urasekeje cyane kazovu gato. ntabwo ari ingingo z'ibisheke, ni ibice by'ibishushanyo. none washakaga ngo ngufashe iki? yego, urabizi nuvuze umutonzi wawe inyamaswa zose zirahita ziva imihanda yose. ndashaka kubinkorera rwose. yego, niba ushaka ko mvuze ikirumbeti cyanjye ugomba kumbwira icyo zishakira. bizaba bihenze, nyizera.
bite mwanyoni mwihangane ntibigeze babahamagara muzehe kigo yavuze ngo tuzibare zose ukuyemo inyoni. Murashaka kuvuga ko inyoni tutari inyamaswa? Tubaho, turagenda kandi tukanarya hamwe mwese. Mama Ndege reka byari ugusetsa. Ibisetso rimwe hari igihe ataba ari byiza akazuvuga atawe. Cyakora mbabarira Mama Ndege wirakara, murabizi uburyo nkunda inyoni zose zo mu ishyamba. None Kazovu gato, mushobora kutubwira icyo mwaduhamagariye? Mutubwire kuko ndakeka ko bitari ukwemeza niba inyoni ari inyamaswa cyangwa atarizo. Kibena yabahamagaje kubera akeneye kubara inyamaswa zose zo mu ishyamba kugira ngo atuzanire imbuto. Ibyo nibyo utuzaniye imbuto? Ibyo nibyo, muzehe Kigo afite imbuto nyinshi kuri uyu mwana. Nibyo rero, reka tubare. Ngiye nzahabwa amaronji, ndayakunda cyane. Ujya mu matsinda kandi ku murongo. Ibyo ni biki uri kutubwira by'amatsinda? Ibyo bisobanuye iki? Amatsinda ya buri bwoko bw'inyamaswa. Inzovu hamwe, imbeba hamwe, gutyo. Nyine hari udusumbashyamba tungahe? Hari udusumbashyamba 6. Ese mwarose kunsunika? Winsunika? Akumuntu mwarose kunsunika? Winsunika? Nanjye mwinsunika? Sinari nabaye wa mutuze. Nimutuze. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, 9, 10. twe twarangije kwibara turi inkwavu 8. Twe turaha duhagarariye utunyamaswa. Twe turi inyoni 12. Twe twashaka kubabwira ko twikundira imyembe. Ese muzatuzanira n'ibihaza? Twebwe turi inzovu 2. Izindi zatinya kuza guhura n'abantu. Zabatinya iki? Nyine mwebwe abantu. Kuki utazibwiye nyine ukuntu turi beza? Yego, mwese ndababaza. Buri wese arebe. Uzanyiteho neza Kibena. Uzanyiteho neza Kibena. Gakende, wamumunyenga mu modoka yawe? Kibena. None se wagarutse? Mbwira rero, wabashije kubara inyamaswa zose? Yego, nabishoboye. Kandi Gakende yazanye imodoka ngo dutwaze imbuto. None hari inyamaswa zingahe? Wabikoze neza Kibena? Ariko muzehe Kigo, sinabashije gushushanya nk'uko ushushanya. Sinsobanukiwe iby'ibi bishushanyo byawe. Njye nashushanyije inyamaswa mbonye. Koresha ubwonko urabitahura. Buretse Kibena, none se tuzabikora gute? Murebe kuri uru rupapuro. Ibi birerekana imbuto. Uru ni inyamaswa. Reka dushushanye urw'imbuto nk'uko washushanyije urw'inyamaswa. Ibyo bizoroha kugereranya umubare w'imbuto n'inyamaswa. Hari ibihaza 2. Imyembe 14. Inanasi 5. Imineke 11. Buretse Kibena, ni iki Baraka ko tugomba kugira vuba tukabirangiza? Ntabwo numva yuko tugomba kuzigeza ku nyamaswa
mbere y'uko bwira zigataha. ariko reba hano, ibi bishushanyo bibiri birasa. uri mukuri, reba hano. Indeshyo y'imirongo irareshya n'imirongo y'imbuto, birerekana ikintu kimwe. Nta n'impamvu yo kongera kubara. Icyo nkora ni ukurangiza ibi bishushanyo nkabihuza nk'ibyo muzehe Kigo yaduhaye. Oh, Baraka ari mukuri. Murebe mwese. Reba, nagerageje kubyerekana. Ibi nubwo bitandukanye ariko ni nka bimwe. Muzehe Kigo yerekanye ibihaza bibiri. Nano hari ibihaza bibiri. Ku rwa muzehe Kigo dufite imyembe 11. Nano nuko. Dufite amananasi 5, nano 5. Hano dufite imineke 11. Nano ni 11. Muzehe Kigo yashushanyije amapapayi 9. Nangaha 9. Hano dufite amaronji 7. Nano 7. Murabireba? Nkurikije uko mbyumva nashushanyije imirongo itandukanye. Reka turebe ku mirongo nashushanyije ntangira. Turajya tumenya ngo ni ubuhe bwoko bw'inyamaswa buhabwa izi mbuto. Mwumve, mwibagiwe inkende. Ntugire ikibazo Gakende. Reka turebe umubare w'inkende. Reba, hari imineke 11. Iyo baduhaye Gakende. Reka nkubwire. Kuki utamereza iyanjye nk'inyishyu y'urugendo? hari utunyamasyo 5. uraduha iki? 5. hari n'inanasi 5. utunyamasyo turafata inanasi. Hari 8. Zirafata amapapayi. Kibena, buretse nibagiwe inyoni. Urakoze, nayo nibagiwe. Mama Ndege, mwari kunkubita. Nayo kuba nishyize no mu bibazo. Yego, nizo nyinshi. Hari inyoni 12. Icyiza, dufite imyembe 14. Yego, reka nayo tuyipakire tugende. Ariko byabaruhije. Umva, turashonje. Ntibyari byoroshye Ankoti. Twagombaga guhuza umurongo w'imbuto n'umubare wanyu. Byiza, izo mbuto zirihe? Reka turebe ibyo bishushanyo. Yego, byiza, bishushanyije neza. None ikibazo cyari kihe? Ibi babyita paragarafu. Murabona iyi mirongo? Murebe uko bisumbana. Ibi nabyo babyita pitogaramu. Murebe amafoto y'inyamaswa. Ariko byose birerekana ingero. Ikibazo kirihe? None, buretse, reka tubivugane. Hari uturongo twerekana imbuto. Nk'abana mwabonye ikibazo, mushobora gukoresha garafu ziba zitandukanye ariko ziranga ibintu bimwe. Ziroroshye, ziragaragara iyo ugereranya ibintu. Iyo mwabaje Mama Ndege kuva dutangiye, mwari kuba mwamaze kuzana amaronji twayariye kare. Ariko urumva natwe twabigishije. Ngaho muryoherwe n'amaronji. Statistics. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. We reach values in our minds. The charts and graphs of different kinds. To search the answers out, we use statistics to sort all of it out. We'll fulfill all of our needs to understand the things we see. Statistics is the key. Statistics, sing with me. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count.
You think that without a statistic you can plan anything? Statistics are the plan. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. Whoa. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. In statistics, we start out by collecting up the data. Data must be sorted so that we can use it later. Then we need to organize it, which allows us to graph it. We can sort it, we can test it, man, we can even map it. Why does it surprise you? It really isn't hard. When you have tons of information, then you really need to start. To find a way to organize it so it can all make sense. And statistics is the method. I'm telling you, my friends, use statistics to succeed. It will give you everything you need. To interpret the numbers you've got, statistics will help out a lot. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. You're not singing. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. Statistics are for me, statistics are the key. Statistics are the way to sort numbers every day. To organize amounts of things we have to count. To organize amounts of things we have to count. Mathematics, 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 hey, yeah, yeah. Mathematics, how I love it. Mathematics, hey, yeah, yeah. Sing about the magic of mathematics. Mathematics, hey, yeah, yeah. Making number magic with mathematics. Mathematics, hey, yeah, yeah. Sing about the magic of mathematics. Mathematics, hey, yeah, yeah. What is mathematics? Mental acrobatics every day, all the time. Just use your mind. You use math when you measure width and length, solving problems using mental strength. Use number operations like multiplication. The number you'll find is like magic from your mind. Math is a part of everyday life. Just add, subtract, divide, and multiply. Can you solve the problem? Did you get the answer? Just use your brain and you can do it, sir. Now, don't you rush it. Just take it slow. You must be careful. Don't you know? You use math for all things in life. When you eat ugali, you count your bites. In a parade, count the steps you take. Just listen when I rap. I'm using math. Calculate the distance when you drive your car, so you will know if you've gone far. Here's something else for you to count. Can you count the teeth in my mouth? We can measure width, length, and depth, and represent with X, Y, and Z. Math is used for everything. Just do the numbers in your head. Now try to add up all the spots on my neck. How many do you see? And I even use math to get leaves off the tree. Mathematics, 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 hey, yeah, yeah. Okay. Mathematics, how I love it. Mathematics, hey, yeah, yeah. Sing about the magic of mathematics. Mathematics, hey, yeah, yeah. Making number magic with mathematics. Mathematics, hey, yeah, yeah. Sing about the magic of mathematics. Mathematics, hey, yeah, yeah. abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? gatatu. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? Wii.
washyizemo urusenda rwinshi uretse kubera iki uri umwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani